niyo waba nta kazi ufite aho kugira ngo wicare mu rugo wasaba n'umuntu kujya kwicara. Ushaka no kugenda niba uri umudozi udafite imashini yo kudoda ukajya kwicara muri atelier gutaha wize na modeli uburyo bayidoda, mu gihe bizakunda wabonye imashini ukayidoda nawe. Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, uragenda ukavuga hano bimeze gutya, noneho nibura ukajya n'ibitekerezo byagutse, kuko hari n'abantu babona uburyo cyangwa akabona amafaranga ukabamubaza ese uwaguha amafaranga akoresha iki, ubuse nakoresha ukahita wumva wenda ubwenge buragaruka. Matera z'abana zarashaje, mana nagura matera nta dukweto abana bambaye, kugira ngo azagire ubwenge bw'uko yayakoresha kunguka kandi nta bwenge afite. Rero ibyo byose ntabwo wabimenya wicaye mu rugo, nta muntu waza akakubwira urumva rero mukazayi rero ibyo ni ibintu utera intambwe ukajya gushakashaka. Ariko umugore uvuga ngo yicaye mu rugo, waba ufite akazi waba utagafite, n'ubundi uba ugifite ikibazo. Rero noneho umugabo wavuga ngo ahitiyemo umugore kukwicaza aba afite ikibazo kurushaho. Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Ubumwe News TV. Tukaba tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ku mugore n'umurimo. Ese buriya birashoboka ko umuntu yaba umugore mu rugo akaba umumama ndetse agakora n'imirimo isanzwe nyine ku kazi gutyo? Ese babikora bate? Ese birashoboka? Kuko usanga hari abantu babyibazaho ko bishoboka, cyangwa uburyo umuntu afatanya ibyo bintu byose kandi bikagenda neza hatagize igipfuye. Rero dufite umutumirwa wacu ari we Mukazayire Yuyu, akaba ari byo agiye kutuganiriraho. Murakoze, reka tumuhe umwanya abanza kwibwira. Karibu. Okay, nitwa Immaculée Mukazayire, nk'uko yabivuze ndi umunyamakuru, ndakoresha amazina Mukazayire Yuyu niyo nzwiho cyane. Ndi umunyamakuru, ndi umubyeyi, mama w'abana, ndi umugore ushatse, nkakora n'akazi gatandukanye mu bice byinshi bitandukanye, mu nsanganyamatsiko nyinshi zitandukanye. Ego uyu munsi nagira ngo tubane namwe tuganire uburyo mbyumva, uburyo ibintu bikorwa, ndetse nanababwire nkanjye nk'uko mbikora, kuko ndi mu babikora kandi bigakunda. Urakoze. Reka tujye mu kiganiro nyirizina. Ndasubira inyuma gato mu mateka ya Afurika muri rusange, by'umwihariko reka mvuge mu Rwanda, uburyo umudamu yagaragaraga muri sosiyete. Umudamu yari afite imirimo ye runaka. Umudamu kwari ukubyara, ko kera nta nubwo bigaga, kwari ukubyara akarera abana akita ku rugo, nyine yari mutima w'urugo nk'uko babivuga, yari mutima w'urugo. Nyuma uko imyaka iza, abadamu bajya amashuri bariga, bavuga ngo umugore nawe arashoboka kimwe n'umugabo, so bajya mu mirimo itandukanye. Kuri ubu nta murimo wasanga ngo n'uw'abagabo gusa ngo cyangwa n'uw'abagore gusa, kuko leta yabikoze neza iduteza imbere, tugeze kuri urwo rwego. Ese buriya haba hari uburyo inshingano zimwe zipfa bitewe n'uko umuntu ari umugore, wenda ugasanga wagiye mu kazi cyane, iby'urugo birapfuye, cyangwa hari ukuntu biba balanced ubikora byose ubifatanyije? Urakoze cyane. Ukuntu mbyumva uhereye aho wahereye kare, uburyo umuntu yabagaho kera, umugore w'umunyarwandakazi cyangwa muri Afurika muri rusange yarakoraga, aranavunikaga cyane, ariko akibanda ku kintu kimwe kandi umusaruro ukaba muke, ugaragara ukaba mukeya, ariko yakoze. Ukabona arakoze guhera mu gitondo, ubanza bwo baranabyukaga mbere cyane kurusha uko ubu tubyuka, akanaryama yananiwe cyane, atinze, yakoze utuntu twinshi tuvangavanze, ariko azajya kureba umusaruro ku buryo nawe ushaka kumubaza hajya wakoze iki, wiri ukora iki, ntakibone neza, kubera ko byari ibintu ubona imyumvire n'uburyo bwo kubikora bwari bukiri inyuma, bugoranye ko wabona icyo ukora. Rero ubu ngubu aho ibintu bigeze, ntago mpamya ko hari ibyapfuye cyangwa ibyaretswe gukora, oya byose birakorwa, ahubwo umuntu cyane cyane n'umugore, kuko mu bushakashatsi bugaragaza ko umugore afite imbaraga zo gukora ibintu byinshi bitandukanye mu mwanya umwe. Bivuga ngo hari ubundi buryo, hari irindi yerekwa vision yagize ku buryo ibyo bintu byose abikora kandi byose
bikakemuka bikagendera hamwe. Rero nta cyaretswe gukorwa, kuko ibyakorwaga mbere birakorwa, nibwo byaba bitari mu buryo bumwe byakorwaga, ariko still birakorwa, akongeraho n'ibindi bishobora kumwinjiriza amafaranga, bishobora kumwinjiriza, kandi byose bigakorerwa hamwe bikazamukana. Yego. Okay. Hari abantu bamwe, reka ndeke kugira genero, cyangwa hari abantu bamwe usanga sibyo nk'igitsina gabo, okay, bumva kuko umugore wagiye mu kazi, mu bintu by'akazi cyane, hari iby'urugo bipfa, ntago binoga, reka mbyite gumoshi, ntago binoga, ntagakore urugo, ntago arwitaho mu buryo bunoze. Usanga hari bimwe wenda ugasanga wenda abana hari bimwe atageraho. Ese koko birashoboka ko yabikora byose, akaba ashobora gukora akazi neza cyane, umukozi umukoresha akavuga ati wawe mfite umukozi mwiza, ndetse n'urugo akaruraninga neza? Birashoboka? Yego, birashoboka cyane. Birashoboka kubera ko igihari umugore iyo yiyongeye inshingano ntago bivuga ngo agabanye imbaraga, ahubwo iyo uvuga ngo ugize inshingano nyinshi bivuga ngo wongere n'imbaraga, kuko ubwo bushobozi umuntu arabufite. Umugore abwifitemo, kuba mfite imbaraga, mfite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi, nkaba ndi guteka, ndi no kuri computer ndi gukora assignment, ndi gufasha n'abana bakora devoir bari kujya ku ishuri. Bivuze ngo iyo wumva wateye intambwe yo kwaguka ugakora ibintu byinshi bitandukanye, ntabwo ugabanya imbaraga, ahubwo wongera imbaraga, ugakoresha imbaraga nyinshi. Bivuze ngo iki? Hari uburyo bwinshi umugore akora ukaba uri umugore mwiza, umugabo wawe koko ushaka kubibona, kuko hari n'umugabo gusa utaba ushaka kubibonera icyo, akumva ko kuba nagiye muri ofisi gukora byanze bikunze ahise nshiramo ikaramu y'umutuku kuko ntari umugore. Ariko umugore wowe igiti cyawe ukavuga uti ngewe ndi umugore mwiza, inshingano z'ubugore ndazikora, ndi umumama mwiza ku bana banjye, abana banjye barambona nka mama wabo, hanyuma ndi n'umukoresha mwiza cyangwa ndi umukozi mwiza w'umuntu umpemba. Ashobora kuba ari mabuja cyangwa databuja cyangwa nikorera, ariko ukamenya ngo ibi byose mbikora neza. Bisobanuye ngo iki? Iyo umugore yavuze ngo nagiye mu zindi nshingano, nateye indi ntambwe, ahagurukana izindi mbaraga. Ntabwo uhagurukana za zindi tuvuge niba wabyuka gukoropa, ukanafura, ukanateka ibiryo, nuvuga ngo nteye intambwe ngiye gushaka n'akazi ko muri ofisi, urishakamo imbaraga, uzamukanya imbaraga nyinshi. Vuga ngo mu byo nari nsanzwe nkora niyongeyeho izindi mbaraga kugira ngo bino bintu mbikore neza. Kimwe nuko hari akandi kantu najya kugarukaho, ushobora no gushaka ubundi buryo biri bukorwe kandi byitwa ko bikozwe nawe. Tuvuge niba nazanye umukozi wundi, niba ndi umukozi ahantu hamwe nanjye nkazana undi mukozi umfasha mu rugo, kugira ngo bya bindi byo mu rugo ntibipfe. Byose ni inshingano, kuko iyo bipfuye bikujyaho, niyo bikunze bikujyaho. Bisobanura ngo umugore icyambere cyo yiyumvamo kugira ngo ibi bintu byose bijyane, kuko iyo kimwe cyapfuye ntabwo ibindi bikunda. Bivuga ngo byose bigomba kujyanirana. Igihari uvuga ngo nzamukanye imbaraga, nzamukanye imbaraga, hari inshingano niyongeyeho kandi zose n'ubundi zikaba ziri bukemuke. Rero birashoboka cyane cyane ndetse cyane kuba mama pasiteri mwiza mu rusengero, cyangwa ukaba umudiyakoni mwiza mu rusengero, ukaba umuririmbyi mwiza mu rusengero, uri umumama mwiza mu rugo, uri umumama w'abana, uri umugore w'umugabo, ukaba na mabuja cyangwa ukaba n'umukozi wa sobuja cyangwa nyokobuja, kandi byose bikagenda neza cyane. Reka ngufate nk'urugero, uri umunyamakuru kandi ni umwuga nawe usa nk'utoroshye, usanga hari za misiyo ugenda ukaba ushobora kumara igihe runaka, cyumweru cyangwa iminsi gutyo utari mu rugo, n'ikindi gihe uri muri ofisi uri gukora, ufite abana, ufite umupapa mu rugo. Ese nkawe noneho tukugeho ubikora ute, ubifatanya ute bikanoga? Ikintu cya mbere, uburyo ngewe nkora, umuryango wanjye n'inshuti zanjye n'abana banjye mbashyira hafi n'akazi kanjye nkora gatandukanye no mu rugo. Mbashyira en contact kugira ngo bumve icyo nkora, ntibumve ko ari ibindi bintu by'ibinyamahanga byaje kubavangira, ahubwo bumve ko ari ikindi kintu, ari akazi kaje, ari izindi nshingano ziyongeye kuri mama wabo cyangwa ku mugore we, ariko byose ngomba gufatanya. Nkabumvisha ko igihari gikuru bagomba kumfasha ku buryo ngera ku ntego zanjye. Kuko iyo umuntu, umugabo cyangwa abana bawe utabumvishe ko icyo kintu nacyo ari icyabo, ari kimwe mu bibagize, bumva ko ari umwanzi.
yagiye muri Waje bya bindi kubinjirira bye, yagiye muri bye. bya bindi bye, Yego. ntazi ari ibiki, ntazi ngo wagiye mu biki. Ariko niba umwana wawe tuvuge ugiye akavuga iti mama yagiye mama cya kiganiro wagiye gukora cyagenze neza, Yego. ese babantu baje wavuze ngo iki, ukabona ni ibintu nawe azi nubwo mutajyanye ariko arabizi, mama agira vuba, mama agira vuba ugende, usavuze ko utangira saa 3 Yego. n'umugabo niba muri kumwe ibyo bireke ibyo ndaza kubigukorera ndabikomeza Wowe cyangwa genda. bisigira abana, wowe genda udakererwa amasaha arageze. Ikintu nyamukuru cya mbere nabonye gifasha abantu nanjye ubwanjye Yego. ni ukuba b'umuryango wawe, inshuti zawe za hafi, ubanza kubashyira en contact Okay. na cya kintu Bakabyumva. bakamenya ko hari ikindi kintu kiyongere kuri rusange kuri Okay. bantu kugira ngo bagufashe kwakivinga no kugera ku ntego zawe. Tuvuge niba wari usanzwe uri n'umunyamakuru, twebwe nk'uko wabivuze ushobora kuba umunyamakuru hano ku Bumwe News TV, ushobora kuba umunyamakuru ku kindi kinyamakuru gitandukanye, Yego. ugakora nk'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, ushobora gukora umwuga w'itangazamakuru urafunguye, ushobora kuba ukorana ibiganiro mpaka bisanzwe mu bantu benshi batandukanye atari itangazamakuru gusa. Babwira ati njye gutangira iki, ati muzi ko no ku Bumwe News narenze, njye no gutangira no ku kindi kinyamakuru runaka, ngiye kuzajya nkorana n'aba kwa gatatu no kwa gatanu. Baratangira babyumve okay, mama yongeye iki, umugabo amenye ngo umugore wanjye yongeye zino nshingano, akanabyumva ko ryaguma kuvuga uzi ko harya si ukwezi gutaha uzatangira. Noneho bituma bikorohera, ukamenya ngo abantu muri kumwe barumva neza ibyo urimo, ntago ari umutwaro, ntago ari ibinyamahanga, ntago ari bya bindi byawe wagiyemo, oya uri mu kandi kazi kandi kazana inyungu y'umuryango wose muri rusange. Rero icyo nicyo kintu cya mbere numva cyamfashije cyangwa n'ubu kikimfasha, ku buryo niba twari dufite na gahunda umwuga wacu w'itangazamakuru ari ukuntu tungurana, ukabona ngo iki kiravutse habaye iki ugomba kujya mu kazi, arabyumva ugahita ubibabwira ku kanya iti twari gukora iki, twari dufitanye izi gahunda ariko bigenze gutya, kuko n'iza kera bari bazi na gahunda zose ufite barabyumva. Rero igihari kugira ngo ibintu bifatanye n'ibyo navuze, wishakamo izindi mbaraga n'ubundi buryo butandukanye. Si ngombwa ko ngomba gufata isuka nkajya mu murima, niba nari impari ntafite akandi kazi cyangwa nkora mu binyamakuru 2 cyangwa kimwe, hakiyongeraho akandi kazi, kandi mfite umurima mbona ukeneye kuguma guhinga, ka kazi karama amafaranga, nshobora kuzana undi muntu umukozi akajyamo nkamugita uhinge, nurangiza utere n'imyaka, nibigera igihe cyo kubagara nkubwire ngo ngwino ubagare, ibintu dusarure, kandi byose byakorewe hamwe. Rero ntago bivuze ngo kugira ngo ibi bintu bipfe umuntu avuge ngo yagiye muri iki kiramunanira, nuko haba habayemo kudakora inyigo neza, kudakora inyigo cyangwa ukikura mu kintu kimwe ukakirengagiza kandi nacyo ari icyawe, ari ugomba kukireba. Kuko niba ndi umunyamakuru, niba mfite izindi nshingano, mfite ahandi nkora, ndacyari abana banjye ndi mama wabo, umugabo wanjye ndi umugore we, abakozi banjye bo mu rugo ndi mabuja wabo, izo nshingano zose ngomba kuzikora. Rero birashoboka abana, nibyo nakubwiye, bishoboka ko ushobora kubyuka saa 10 ugenda umwana wakiryamye, ariko kuko abizi najya kuryama mubwire ngo mugiye kuryama, ejo muzabyuka nagiye, mfite ikiganiro aha naha uyu munsi ndazinduka, ariko mumere neza, ni mubyuka wenda ukabahamagara kuri telefone, mumeze neza, mwanyo icyayi, mwaje ku ishuri, abana bumva muri kumwe, muri ambiance, mugakomeza mukaganira, hanyuma ukazibuka ugashaka nk'igiti tuzajya tubona nawe uyu munsi no twabonanye, mukaganira, mukadamarara, mugakora ibyo mukora. Ariko umugore ahantu hose ari, wavuze mu byo kugenda, ushobora kugenda urugo kavuga uti ukwezi gutaha ibyumweru 2 cyangwa 3 sinzaba mpari. Abantu kubera mu rugo bose babizi, umwe muri twebwe mama wacu cyangwa umugore ntago azaba ahari, mwabiteguranye, barabizi, mama azajya Dubai, agiye mu kazi, azajya gukora ibiganiro, wenda agiye kuganira n'abahinde bakorera Dubai, uburyo wenda business igenda mu Rwanda n'urugero. Umwana arababizi, mama uzahura n'abahinde, none se uzaganira iki, none se uzi igihinde, n'urugero, mukabipanga neza, umwana akabyumva ibyo mama agiyemo, kana kumva ari iby'agaciro, uzanzanira iki, akabyumva ko ari akazi ugiyemo. Ibyo mu rugo sigo bikoze neza, umenye uti nzagenda rero nuko bimeze, nimujya hahandi ku ishuri mumenye ko muri weekend muzambara imyenda ya siporo, mubyitwararishe, mumenye devoir mugomba kuzikora, ukabereka ko muri kumwe nubwo ubudahari ngo bakurebe gutya, kandi nabo bakiyumvamo ko muri kumwe, kuko
umwana iyo amaze guca ubwenge ashobora kuba avuga ngo ubu kandi mama ari mu biganiro ubu mama se yatangiye nko gukora ukumva ari kubyumva ari kubyibuka neza. N'umugabo wawe nuko akaguma avuga se biri kugenda neza byagenze neza n'inzitizi ukamusangiza ukamuti nagezeyo twagomba kugerayo saa 3 dutangira ikiganiro saa 5 naruhutse nitwagezeyo saa 4:50 ukamusharinga ubuzima kugira ngo abyumve neza kandi yumve ko muri kumwe mu bifatanyije. Ntago bivunana na gatoya, ntago bivunana iyo wabumvishije ibyari byo. Mu rusengero nakomeje ku rusengero ngende umurokore nkigera mu rusengero rwitwa Friend Church cyangwa abadizami bitwa abadizami ndanaramya nkahimbaza kandi kuva mvuga ngo nkora akazi kanje ntago bihagarika izo nshingano njya mu byo nshoboye bijyanye na gahunda yanjye. Tuvuge niba hari amagroupe akora kuko nkunda kuramya no guhimbaza akora saa 2 za mu gitondo cyangwa saa 8 abenshi bakunda kuvuga ngo saa 9 saa 10 cyangwa saa 8 saa 10 kandi niyo saa numva ntayishoboye ariko ndajya muri groupe babyita mwaje tukajya dukora saa 2 z'ijoro ko mba nabonetse. Rero ibyo nahoze mvuga kuva kare ntago wishakamo ubunebwe iyo wongeye inshingano wongera n'imbaraga uhindura inkweto ugahindura inkweto bitewe naho ugiye. Rero umugore afitemo imbaraga nyinshi. Natanze urugero ushobora kuba ucanye computer hano uri gukora ibyo ugomba gukora umwana yicaye uri kumukoresha devoir umukozi ari hariya uri kumwereka ukuntu ateka inyama ubirungo aho bigeze ukasimbuka ukajya gusasa uburiri ukabikora. Izo ni imbaraga nyagasani yaremanye umugore. Rero izo umugore arazifite urazikoresha kandi abo mu rugo bakakorohera bakagufasha ibintu bikagenda neza cyane. Muri kimwe tuzi wenda mu mpamvu zimwe abantu bavuga ko abadamu bakora harimo kuzana amafaranga mu rugo arakora agahembwa. Hakaba n'abandi bantu usanga wenda nk'iyo umugabo afite amafaranga cyangwa akora neza donc afite umushahara kwa none se urajya kuvunikira iki? Amafaranga ndayafite sibyo icyo uzashaka cyose ntacyo uzabura. Ugasanga ibaye inzitizi cyangwa imbogamizi yo kuba umugore wenda ashobora kujya muri ya passion cyangwa cya kintu akunda wa murimo yigiye cyangwa ibyo yumva akeneye nawe bimuhesha agaciro gukora kubera amafaranga. Ese buri amafaranga dukora kubera amafaranga cyangwa tubikora kubera kuko dukwiye gukora? Ibyo ngibyo akenshi biraza guterwa n'umugabo wawe. Impamvu ze zitandukanye ashobora kubivuga. Niyo mpamvu njyewe iyo ndi kuvuga ibintu uko mbyumva hari igihe nirinda gukora ikintu kiri rusange kuko tuvuge niba umugore ashobora kugenda kumva ko agomba kujya gukora n'urugero rworoheje wenda nenda kuguha mukaba mufite umwana urwaye mu rugo n'urugero wenda afite ubumuga runaka ukabona ko akeneye ko yahabwa hafi cyane na nyina kandi wareba mu bushobozi wenda bw'amafaranga ukabona ayagiye kuzana ntafite n'ikintu amaze kinini kurusha uko yaguma akagumana umwana we. Ariko mvuge no mu rundi ruhande n'umugore ashobora kuba afite akazi kanini umugabo ajya kuzana utuntu tungana gutyo udufaranga duke tutongera ikintu kinini umugore akaba yamubwira se wabiretse basi ukita ku mwana ko nta kibazo cy'amafaranga dufite. Ariko tugaruke ku mugore igihari kugira ngo umuntu ajye gukora nkanjye kuvuga ngo nkora kandi kazi mu Kinyarwanda baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Uretse no kugenda ukazana n'amafaranga uranaguka mu bitekerezo. Iyo wavuye mu rugo ukavuga ngo ugiye mu kazi ugiye kubonana n'abandi bantu bafite imyumvire bafite experience bafite ubwenge butandukanye n'ubwawe byanze bikunze ugarukana ikindi kintu wungutse kurusha n'amafaranga. Amafaranga aza nyuma kuko ukumva ko kuvuga ngo umugore yakwicara mu rugo ngo ndicaye mu rugo nta kibazo cy'amafaranga kuko hari abagabo babikora gusa akumva ko n'umugore uvuye mu rugo ajya kwiga imico mibi gusa nta kintu kizimutahana ati ni imico mibi n'ibyanyu n'abagore mugiye kwirirwamo. Ariko umugore iyo yavuye mu rugo akagenda afite indangagaciro afite ibintu byinshi cyane yiga. Niyo waba umushaka ko azajya yirirwa gutekera inyama ashobora gutaha yatahanye ubundi buryo bubiri bw'inyama baziteka yiyunguye ku wundi mugore. Bivuga ngo iki umuntu ni mugari afite ibintu byinshi yakwiga. Rero mu guhitamo ngewe numva umugore yaguma mu rugo ari amaburakindi
ariyo mahitamo ya nyuma afite, akavuga uti reka ngume mu rugo, kuko nyine urigumye mu rugo se ufite ubumuga. Kuguma mu rugo uti ntago ari ikintu wavuga ngo mpisemo ngo ugiye kuguma mu rugo. Rero turetse n'amafaranga yaba make cyangwa menshi umuntu yinjije, ariko kugira ngo umuntu ave mu rugo agende, hari ubundi bwenge bwinshi yunguka. Ikindi nawe hari ikintu najyaga mbona bakunda no kukivuga ngo abagore biriwe mu rugo ngo nta karabango namenya kwiyitaho. Urumva, none ugasanga no mu rugo nta kindi kintu uri kwiga, mu gitondo se ndoga ngiye hehe, kuri televiziyo ntaho ndi bwoye, wenda ukaza kwibuka nijoro uzi kuri buryame, cyangwa bamwe bavuga uti abari bagiye baratashye ukibuka kwiyitaho. Rero ari uguhitamo, ntabwo mu rugo wahaguma ntacyo wahaguma uhakora, wagenda kuko abantu barakwagura mu bitekerezo, ukagenda uzi kuri umuntu mukuru. Niba uvuze ngo umugore wawe ngo iyo agiye ngo nta kindi agiyemo n'ubusutwa, bisobanuye ko naguma no mu rugo n'ubusutwa arabukora. Icyo ni ikintu runaka, ntabwo ikibazo ari uko agiye, ikibazo ahubwo ni uko ateye. Rero umuretse ahubwo akagenda agahura n'abandi, hari ibintu byinshi cyane. Rero kuguma mu rugo ni umwanzuro wa nyuma cyane. Ahubwo hari n'abandi bumva ngo umukozi se yakora ibi ngibi uri gukora iki, ngo ntabwo nateka ngo umugore ahaguma hakore gute se? Niba umugore ashobora afite ikindi kintu yiza ashobora kugenda agakora, kuki utamureka agakora? Niba ibyo bintu adashoboye kubifatanya n'akazi ke, nawe agashaka abamufasha, kuko ni ibyiciro mu isi. Mu Rwanda turi ibyiciro by'abantu batandukanye, buri wese, kuko nawe undi waje kugukorera mu rugo aba yashimye Imana ko yabonye akazi, nawe yagiye ku kazi. Nawe ashobora kuba ari n'umugore wataye rugo akavuga uti ngiye gukorera amafaranga. Bisobanuye ko buri muntu n'urwego ariho ashobora kugenda agakora ibyo akora kandi akinjiza mu rugo, akubaka urugo rwe kandi rukagenda neza. Rero kuguma mu rugo kuri Mukazayire ni amahitamo ya nyuma mabi abaho, navuga ngo ujye uguma mu rugo. Apati kwiga utwo tuntu dushyashya, hari indi nyungu ureke amafaranga, kwiga utuntu dushyashya, iki ni ikintu wenda cyongera value ku mugore cyangwa kimwongera agaciro. Nibyo nabikubwiye, tuvuge mu ndangagaciro ziranga umugore. Naguhaye nk'urugero, niba aje kwiga uburyo banateka inyama, niba ari cyo wamushakiraga, niba ari cyo wamuzaniye, ashobora kwiyungura ubwenge. Hanyuma umugore uburyo aremye, harimo uburyo bwo kwiyitaho, uburyo ugaragara gutya, no kwitaho umuryango wawe. Rero ntabwo buri muntu ari umuvumbuzi ngo ninguma nicaye mu rugo ndavumbura iki kintu. Oya, ibintu byose nibyo twiga. Bahora bavuga ngo nta bishyashya, nta muntu uzana ibintu bishyashya. Bishobora kuza mu bundi buryo, ejo bikaba nyuma y'imyaka 20 bikagaruka byahinduye iyindi sura, ariko ari bya bintu. Bivuze ngo umuntu araguka. Kwicara mu rugo ntacyo uba wicaye nyine uri gukora, ariko iyo umuntu agiye harimo ubwo no kumenyana n'abandi bantu batandukanye. Ntago nazi wawe ntakuzi, ariko duhuriye hano mu bintu bitandukanye ndi bukumenye, ku buryo njyemba numva niyo waba nta kazi ufite, aho kugira ngo wicare mu rugo wasaba n'umuntu kujya kwicara. Tuvuge nk'umunyamakuru, ukaba nta hantu ufite uri gukorera icyo gihe, aho kugira ngo unicare mu rugo wagenda ukajya kubana n'abandi banyamakuru, ukanatega ukishyura n'andi mafaranga, kuko ntabwo utaha nk'ukuntu waje. Ushaka no kugenda, niba uri umudozi udafite imashini yo kudoda, ukajya kwicara muri atelier, gutaha wize na modeli uburyo bayidoda, mu gihe bizakunda wabonye imashini ukayidoda nawe. Ariko nabigarutseho, ntabwo umugore ufite imico mibi abikorerwa nuko yagiye. Ubwo aba ari afite imico mibi, nanicara aho yicaye arayihimba. Yes, ntago rero kugenda, ntago umuntu agenda ngo ari guhita akubitana n'imico mibi. Iyo ugiye ubura umuntu mukuru ufite ubwenge, ukavuga uti ndaganira n'ibi, ndahura n'ibi, ibi nibyo nshaka kunguka. Rero harimo ibintu byinshi cyane. Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Uragenda ukavuga hano bimeze gutya, none nibura ukajya n'ibitekerezo byagutse, kuko hari n'abantu babona uburyo cyangwa akabona amafaranga, ukaba wamubaza ese uwavuga nk'amafaranga akoresha iki, ubuse nakoresha iki, ukahita wumva wenda ubwenge buragaruka. Matera z'abana zarashaje, mana nagura matera, nta dukweto abana bambaye, kugira ngo azagire ubwenge bw'uko yayakoresha kunguka, kandi nta bwenge afite. Rero ibyo byose ntabwo wabimenya wicaye mu rugo. Nta muntu wazanga kubyire urumva rero Mukazayi. Rero ibyo ni ibintu utera intambwe ukajya gushakashaka. Ariko umugore uvuga ngo yicaye mu rugo, waba ufite akazi waba utagafite, n'ubundi uba ugifite ikibazo. Rero noneho umugabo wavuga ngo ahitiyemo umugore kukwicaza, aba afite ikibazo kurushaho. Rero mu rugo nta mahitamo kuguma mu rugo. Mu rugo nyine ni mu rugo,
rugo hajya ufite ibyo uri gukora nunagenda unagaruke umenye ko n'ibyo mu rugo biri gukorwa neza. Hari uburyo bwinshi nibyo nyambwira abantu n'abantu basenga Imana. Yego. Mu ndangagaciro muri Bibiliya bavuga ngo ikiranga umugore mwiza, harimo ahantu hari umurongo uvuga ngo amenya gutegeka abaja be. Urumva bivuze ngo iki? Niyo ni devoir yawe. Niba Imana yaraguhaye ubushobozi ukagira abaja n'abajakazi ufite bakozi mo mu rugo, kumenya ngo ndahamagara tanti babita tantine menshi, tanti umwana yaryamye, umwana ibariye se mumpereze, niba ari umwana ushobora kuvuga ubwo ubahokoza akazi, ubundi iyo ni presence yawe. Rero kuvuga ngo ibi bintu kuvuga niba na Bibiliya yarabibonye ikavuga uti reka dushyiremo n'abajakazi, kuko hari n'abagabo batemera abakozi ngo nta mukozi nshaka, no. Ariko mu ndangagaciro z'umugore niba ufite n'abo ngabo menya kubakoresha, kuko hari n'umuntu ugira abakozi na 2 3 n'ubundi bikaguma bipfa mu rugo, nta cyateye imbere ntaki. None se ko ari kana ko wabyishe no suri igiki, uri umugore, uri umwana, uri uruhinja ufite ikibazo, izo ni inshingano zawe mu buryo wahisemo bikora. Hari n'umugore ashobora kubyuka ati njye sinkunda umukozi unkoropera, okay byuka ukorope, byuka ukorope ugende wabikoze. Hari n'undi uvuga uti njyewe ntabwo nkora akazi neza reka nshaka kubinkorera. Iki hari uburyo bwinshi umuntu ashobora kumekinga ashobora ngo ibi bintu byakoretse kandi wabikoze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Dusoza ni ihe nama wagira abantu, abadamu n'abagabo muri nyine yakubijyanye n'umurimo ndetse n'abagore? Inama nasozaho mbwira abantu nuko umugore karemano, umuntu waremwe n'Imana, ni ikiremwa gifite ubushobozi butangaje, gifitemo ubushobozi bwinshi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye. Umugabo niyo ari kureba filime uyu mubajije cyangwa ari kureba nk'umupira uba uri kumubangamira, kumubwira ngo sheringo ngo iki akubwira akwigizayo gutya. Ariko nababwiye umugore afite ubushobozi karemano bwo gukora ibintu 3 4 5 bitandukanye kandi byose bikagerwaho. Ikindi cyiza gihari nuko umuntu yiyumvamo ubwo bushobozi akamenya ngo ubu narabuvukanye. Hanyuma ikindi kirenzeho nukubwira inshuti zawe, abana bawe, abo mu muryango bawe, ukababwira ibyo urimo, iby'akazi kawe. Ntibumve ko ari ikintu cy'inyamahanga cyo gupfa, ntago ari accessoire, no, ni ikindi kintu cy'akamaro kiri mu buzima bwanyu mugomba gukorera hamwe. Ubundi umugore akaba umukozi mwiza, akaba mama w'abana mwiza, akaba umukristo mwiza, akaba umugore mwiza, kandi byose bikagenda neza cyane. Murakoze cyane. Mushimiye kubwizo nama uhaye badukurikiye. Nizere ko bari buzikurikize kuko ni ibintu nanjye nubo biri kumfasha, kandi nizeye kuko n'abadukurikiye nabo biri ubafashe kandi kugira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze cyane. Bashimiye cyane bakunze Ubumwe News TV. Nizere ko iki kiganiro mumaze kumva kibubaka kuko kirimo inama nyinshi kandi nziza, kandi usanga ziri ibibazo duhura nabyo bya buri munsi. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza. Turabasabye ngo mukore subscribe kuri iyo channel yacu, kandi icyo kiganiro mugisangize inshuti, abavandimwe biyungura ubumenyi, kuko buriya ubumenyi ntabwo buhomba, ubumenyi buri gihe buradufasha kandi bwo gutuma dutera imbere. Umunsi mwiza naho utaha.